Haleluya. Ndabasuhuza mu izina rya Yesu Kristo umukiza wacu. Ndabararatse rero ngo muze tuganire ijambo ry'Imana. Uyu ni wa mwanya wo kuganira ijambo ry'Imana. Ijambo Imana yanshize ku mutima uyu munsi ni amagambo avuga ngo ESTHER, urugero rwiza twakwigana. Mu minsi yashize nagiriwe ubuntu soma igitabo cya ESTHER, nasanze harimo urugero rwiza cyane cyane ku bantu Imana yagiye ifasha bakava ku rwego rumwe bakajya ku rundi. Kenshi twebwe abana b'abantu, abantu benshi iyo bavuye ku rwego rumwe bakajya ku rundi, rimwe na rimwe bakunze kudohora bakava ku Mana. Uko bakundaga Imana, uko bakoreraga Imana, bagasa naho babigendesheje gahoro, cyangwa se bamwe bakabivamo burundu. Ariko ESTHER we ntabwo ariko byamugendekeye. Yubasha Imana ari imfubyi, yubaha Imana ari mu kigo arimo atorezwa kuba umwamikazi, yubaha Imana n'igihe yageze ku ntebe akaba umwamikazi. Ibyo rero nibyo tugiye kurebera hamwe mu kanya, ingero twakwigira kuri ESTHER. Hari ibintu 7 twakwigira kuri ESTHER. ESTHER yarumviraga. ESTHER yarazi kurinda ururimi. ESTHER yari inyangamugayo. ESTHER ni urugero rwiza rwo gusenga. Yarazi gusenga, yakundaga gusenga. ESTHER yarazi kuvuga ubutumwa ahereye mu rugo. ESTHER yagaragaje ubushizi bw'amanga. Hanyuma ESTHER yagaragaje ubwenge ubwo yagiye kuvuganira ubwoko bwabo imbere y'Umwami. Uburyo yabikoze, strategy yakoresheje iragaragaza ubwenge. Haleluya. ESTHER yarumviraga. Amagambo dusanga muri ESTHER igice cya 2:10 aravuga ngo kandi ESTHER ntabwo yari yigeze kuvuga bene wabo cyangwa ubwoko bwe, kuko Moridekayi yaramwihanangirije kutabivuga. Moridekayi yari yaramwihanangirije kutabivuga, arabyumvira arabikora. Ntiyavuga, ntiyagira icyo atangaza kubera kumvira. Ubundi abasesenguzi b'ijambo ry'Imana baravuga ngo buriya kwizera, kugira ngo kube kwizera kuzuye, haba hakeneye ibintu 3. Kwizera nyine, kwizera ukakongeraho kumvira cyangwa se kubaha, hanyuma kumvira ukakongeraho kwihana ibyaha. Icyo gihe nibwo ukwizera kuba kuzuye. Nanone bakavuga ngo kugira ngo uko kwizera gushobore kuba gushobore kumuvinga, cyangwa se gushobore kuba gushikamye, hari ibintu ukora bya rutine, bisa n'urutine bishigikira kwizera kwacu. Hariho gusenga, hariho ijambo ry'Imana, hariho ubusabane, hariho gutanga ubuhamya cyangwa se gutanga indayi. Ibyo bintu uko ari 7 nibyo bituma umukristo aba umukristo. Iyo rutine n'ubwo buryo umuntu akora nibyo bimuhesha kuba umwizerwa. Umwizerwa nibyo bimuhesha kuba umukristo nyawo. Niko bimeze. Ni ibintu 7 kandi ndahamya neza ko ESTHER yarabifite. Impamvu bihamya nuko muri culture no muri principe z'abayuda
bigishaga abana babo gusenga, bakabigisha kubaha Imana, bakabigisha ijambo ry'Imana, bakabigisha byose imigenzo yo mu itorero, doctrine yo mu itorero, no guhamya no gutanga ubuhamya. Ibyo rero ndabivuga ndashidikanya kuko Esiteri yari abifite. Icya kabiri, Esiteri yari azi kurinda ururimi rwe. Ntabwo yamenye ibanga, yamenye ko ririya banga arimo habikiye ubutsinzi bwe. Yamenye ko namenye iryo banga no gutsindira kuba umwamikazi ntazabibona, ariko yarabimenye arinda ururimi rwe. Yari umufatabanga. Yamenye aya magambo ari mu ijambo ry'Imana, aravuga ngo ugenda ari inzimuzi amena ibanga. Nuko ntukiyunge n'ukunda kuvugavuga. Ntabwo yiyunze n'abavugavuga. Yarinze ururimi rwe kugira ngo acunge ibanga ryarimo intsinzi ye. Natwe rero tugomba kumenya kumanaginga ururimi rwacu, kuko iyo turukoresheje nabi ni agashashi gashobora gukongora amashamba akomeye, ariko nanone twarukoresha neza rugatanga ubuzima, rugatanga ihumure. Esiteri rero yamenye gukoresha ururimi rwe neza. Icya gatatu, Esiteri yari inyangamugayo. Amagambo dusanga muri Esiteri igice cya 2 umurongo wa 15b haravuga ngo ntaco yasabaga keretse ibyo Hegayi inkone y'umwami umurinzi w'abagore yategekaga, kandi ashimwa n'abamurebaga bose. Haleluya. Kudasaba byerekana umwana warezwe neza. Kudasaba byerekana umwana udagira umururumba. Kudasaba byerekana koko inyangamugayo, yari intege. Kudasaba byerekana umuntu ushobora kuba umucungamuranyi mwiza, a steward person. Esiteri yari inyangamugayo. Natwe abakristo ubukristo n'ubunyangamugayo. Yari inyangamugayo, urugero rwiza ku nyangamugayo. Tureke umururumba, tunyurwe n'ibyo dufite, kuko ijambo ry'Imana ritubwira muri Timoteyo wa 1:6 uhere ku murongo wa 6, tunyurwe n'ibyo dufite, tunyurwe n'ibyo Imana yaduhaye. Esiteri niko yari ameze. Kubera uko kuntu, kubera iyo mpamvu ngo yashimwaga n'abantu bose bamuroraga, abantu bamubonaga, abo bari kumwe muri icyo gihe, nabo bamureraga, bamutozaga, baramushima. Ibyo byose mvuze byagaragaye kuri Esiteri ataraba umwamikazi. Noneho ngo amare kuba umwamikazi, nanone yerekanye izindi element zigaragaza ko yakundaga Imana, zigaragaza ko yubahaga Imana, zigaragaza ubukristo bwe bwiza. Icya 4, gusenga. Esiteri yari azi imbaraga zo gusenga. Iyo dusoma muri Esiteri igice cya 4 umurongo wa 16 haravuga ngo genda uteranye abayuda bari Shushanyi bose, mwiyirize ubusa munsabire, mumare iminsi 3 mutanywa, 3 ku manywa na nijoro, mutagira icyo murya cyangwa munywa, nanjye n'abaja banje
tuzabigenza dutyo. Amen. Yamenye imbaraga z'amasengesho. Muribuka iyi nkuru, Moridekayi arimo amusaba kujya kubavuganira ku mwami ngo ajye kumubwira ikibazo bari bahuye nacyo. Esiteri yabanje kugira ubwoba, aravuga ati ko nta gahunda mfitanye n'umwami, kandi amategeko y'Abamedi n'Abaperesi urayazi. Iyo udafitanye gahunda n'umwami, ko hari amategeko ashobora no kunyica, urumva byagenda gute? Ariko Moridekayi ntiyaretse kumubwira, aramubwira ati nutabikora birashoboka ko impamvu uri aho ngaho, impamvu wabaye umwamikazi, kwari ukugira ngo uzatubere uw'inyungu, uw'igiciro muri ibi bihe. Kandi umenye ko nutabikora Imana ishobora guhagurutsa abandi bakabikora, hanyuma wowe Imana ikaguhana, ishobora kuguhana. Ayo magambo yashubijemo intege Esiteri, noneho bimuvamo asaba abayuda bose bishushane. Nawe aravuga ngo nawe agiye gusenga, agiye kumara iminsi 3 basengana n'abaja be, kugira ngo umwami umutima uzorohe, umwami azabahe audience. Yamenye akamaro ko gusenga, kandi barasenze birakunda. Yarazi akamaro ko gusenga. Icya gatanu cyo cyarantangaje, ukoze analysis, Esiteri yavuze ubutumwa iwe mu rugo. Ntabwo bishoboka ko wahura n'ikibazo ukibuka gusengane n'abagaragu bawe, utarigeze ubatoza gusenga, utarigeze ubabwira Imana ikomeye, Imana yo muri Isiraheli. Biragaragara neza ko yari yarababwiye Imana yo muri Isiraheli. Biragaragara ko n'ubundi basenganaga. Ntabwo wakwiyambaza abantu ngo musengane, abantu mugiranye igihe badasanzwe basenga. Biragaragara ko aba baja be yari yarabatoza gusenga. Biragaragara ko aba baja be yari yarababwiye iby'Imana ikomeye. Ahangaha harimo isomo rikomeye tugomba kwigiraho. Rimwe na rimwe dukora amasengesho iwacu mu mago, tukicara n'abana bacu n'abo tuvukana, ariko tukibagirwa abakozi. Tukaba turimo dusenga, nawe ariyo hirya arimo akora imirimo. Imana itubabarire, icyo kintu tukigireho, twige gutuza n'abakozi bacu. Abakozi bacu badukorera, tugomba kubigisha Imana, bakamenya Imana. Ni urugero rwiza. Hanyuma Esiteri yagaragaje ubushizi bw'amanga. Amaze gusenga, yagize kwizera, atera intambwe, ajya kubwira umwami ajya kubwira umwami ikibazo cy'ubwoko bwabo. Yarakivuze. Ubushizi bw'amanga rero ni ikintu gikomeye mu buzima bwacu bwa Kristo. Dayeri, kuba ufite ubushizi bw'amanga, uba ufite kwizera kudasanzwe. Esiteri yagize kwizera kudasanzwe. Yaravuze ngo kama mbaye. Muribuka n'intumwa jise nyuma ya Pentekote bagombaga kuvuga ubutumwa, ariko babaye nk'abagira ubwoba, baratinya. Ariko bigira inama, baravuga ngo mureke dusabe Imana iduhe ubushizi bw'amanga. Barabisabye. Ndibuka mu gitabo cy'Ibyakozwe n'Intumwa ni nk'ahabiri havuga inshuro 2 cyangwa se zirenga, ziriya ntumwa zasabye ubushizi bw'amanga kugira ngo zishobore kuvuga ubutumwa. Nawe yagize ubushizi bw'amanga,
aramaramaza ajya kubwira umwami ikibazo. Hari umuntu uheruka kuvuga ibijyanye n'ubushizi bw'amanga, yaravuze ngo ubushizi bw'amanga ngo ni nko kumera nka Yesu Kristo ubwo yakesheshaga umuraba mu nyanja. Yesu Kristo yarategetse, il a été audacieux, acecekesha umuraba mu nyanja. Uwo mugabo arongera aravuga ngo ubushizi bw'amanga ngo ni nko kumera nka Yoshuwa ubwo yahagarikaga izuba. Yoshuwa yahagaritse izuba, ibintu bitari byigera bibaho mu mateka ko umuntu ahagarika izuba, ariko Yoshuwa yarahagurutse n'ubushizi bw'amanga ahagarika izuba kubera impamvu yari afite. Arongera aravuga ngo ubushizi bw'amanga ngo ni kumera nka Pawulo ubwo yarahagaze imbere ya Agripa. Pawulo yahuye n'ibibazo byinshi, baramuregaga bakamwangiriza ibintu byinshi, ariko yahagaze imbere y'umwami Agripa agaragaza ubushizi bw'amanga. Natwe rero pour une cause noble tugomba kugira ubushizi bw'amanga, tukavuga nubwo byaba ari urupfu, tukamaramaza kugira ngo turenganure abarengana. Hanyuma ndatekereza ko uyu mugabo wenda ntiyabyibutse, yari kongeraho akavuga ngo kumaramaza ngo ni nko kumera nka Esiteri ubwo yajyanye ikibazo cy'ubwoko bwabo imbere y'umwami. Esiteri rwose yabaye boldness, yagaragaje boldness. Hanyuma icyanyuma Esiteri yagaragaje ubwenge. Esiteri rero nubwo yari yamaramaje, nubwo yari yasenze, ariko yagize ubwenge. Aravuga ati no, nshobora kubwira directement umwami ikibazo ntacumve neza, ariko ikakoresha ubwenge, ikoresha strategy. Yakoresheje strategy yo gukoresha ingera, yo gukoresha za banki. Atumira umwami, atumira na Hamani mu ngera ya mbere. Kera ya mbere baganiriye ibindi, ntiyagira icyo batangariza. Baramubaza ati mwamikazi, niko ushaka ko nkugirira ikibazo, ko ufite ikibazo ki? Ese arambwira ati no, iyi ngera ntacyo mbatangarije, ariko ingera ya kabiri y'ejo muzongere muze, nibwo nzavuga ikibazo mfite nshaka kubwira umwami. Ingera ya mbere rero yari gutera amatsiko umwami. Mu yandi magambo, gusenga, ubushizi bw'amanga n'ubwenge nibyo bitanga umusaruro. Abantu benshi barasenze basengera ibibazo, abantu benshi bagaragaje ubushizi bw'amanga ariko bakabura ubwenge, ibintu bigapfa. Ariko Esiteri we ibyo byose yarabikoresheje, yarasenze, yagaragaje ubushizi bw'amanga, ashyiramo n'ubwenge, hanyuma ibyo yasabaga birakunda. Haleluya! Dusenge, tumaramaze ubushizi bw'amanga, hanyuma sabe n'Imana ngo iduhe ubwenge buva mu ijuru. Ibyo byose harimo byavuye mu musaruro. Umusaruro wa mbere ni uko Esiteri yatangiye gukundwa akiri mu igeragezwa. Hegayi, inkone yacungaga abagore, yaramukunze. Uvuga ijambo ry'Imana rivuga muri Esiteri 2:9, haravuga ngo uwo mukobwa ashimwa na Hegayi, amugiraho ubuhake. Hegayi agira umwete wo kumuha ibyo kumurimbisha, amuha
n'ibigabane ye n'abaja barindwi aho yari akwiriye guhabwa bavuye mu nzu, amutoranya mu bandi, amujyana n'abaja be, amushira mu nzu y'abagore aheza haruta ahandi hose. Amen. Yagize feva kubera uko yitwaraga, kubera imyitwarire ye. Yagize feva ya mbere nuko bamuhaye ibyo bagombaga kumuha. Deja yarabaye umwamikazi, ariko we babimuhaye mbere. Icya kabiri, bamukuye mu ruvunge rw'abandi, bamushira mu nzu ya VIP. Nyine bamuha n'abantu bo kumwitaho, abaja barindwi akiri mu igeragezwa. Icya kabiri, Hamani amaze kubambwa, ibyo byose byahawe Esiteri. Ni amagambo dusanga muri Esiteri igice cya 8:1 haravuga ngo uwo munsi umwami Ahasuwerusi agabira umwamikazi Esiteri ibya Hamani umwanzi w'Abayuda. Icya gatatu, Moridekayi aragororerwa, asubizwa mu mwanya wa Hamani. Umva uko ijambo ry'Imana rivuga muri Esiteri 8:2, umwami yiyambura impeta iyo yari yatse Hamani ayiha Moridekayi, maze Esiteri aha Moridekayi ubutware bw'ibya Hamani. Hamani nako Moridekayi aba la deuxième personnalité mu gihugu. Indi avantage, Esiteri na Moridekayi bahabwa ubushobozi. Muzi ko Hamani yari yaranditse inzandiko zo kwicisha Abayuda, zo gusemba Abayuda bose, ariko umwami Ahasuwerusi arababwira ati no, nimugende mwandike inzandiko zivuguruza iza Hamani, muzandike uburyo bwanyu uko mushaka kubyandika, ndetse mufatanye n'aba banditsi banjye, hanyuma mutereho ikashe. Ngiyo kashe ndayibahaye, uko mushaka ko bigenda, ariko bigenda. Bahawe power, bandika izandiko mu izina ry'Imana. Hanyuma icya gatanu, Abayuda bagira agaciro, bagira igitinyiro. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo ndetse bamwe banyiri igihugu bashakaga kwigira Abayuda ngo nabo baba Abayuda, kubera ko Abayuda bari batinyitse, bari bafite power, bari bafite icyubahiro, bababonagamo amaboko y'Imana ikomeye. Natwe rero nitwitwara neza, nitugira kumvira, tukamenya kurinda ururimi rwacu, tukaba inyangamugayo, tugasenga, tugakunda gusenga, tukamamaza ubwami bw'Imana, tukavuga ubutumwa duhereye mu magi wacu, tukagira ubushizi bw'amanga, hanyuma tukagira n'ubwenge, tugasaba n'ubwenge buvuye mu ijuru, bizatubyarira inyungu muri ubu buzima no mu buzima bw'umwuka. Mwakire neza ijambo ry'Imana.